Reka mbasuhuze nanone kandi nongere mbifurize amahoro y'Imana. Murambe ndizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye aho munkurikira muherereye, iwacu mu Rwanda, i Burundi, mu baturanyi. Ndabonye abantu bari muri Uganda, Kenya, ndasuhuza muri Sudan, South Africa, Mozambique, Zambia, Malawi, Central Africa. Aho nza kwibagirwa muraza kwihangana. Ndasuhuza kandi abari ku mugabane wa Aziya, abari muri Middle East, n'abandi bankurikira bari ku mugabane w'Uburayi n'ahandi mushobora kuba mwumva ntavuze. Murihangana, muzajye mwandika muri comment tugukurikira turi ahangaha, hanyuma namwe nge nkomeza mbasuhuze. Ndabona dusa nkaho tugenda dukora ku mpande zitandukanye z'isi. Nimugira amahoro rero, ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi nk'uko abantu bamwe bagiye babinsaba, nje kubabwira ku bintu bijyanye no gusaba visa yo kuza gusura muri Canada. Uje gusura umuntu cyangwa se uje kwitemberera. Nibyo ngibyo nshaka kubabwira uyu munsi, requirement. Hanyuma abumva babitekereza bakaba bagerageza amahirwe. Mbere yuko ariko mbivugaho, ndagira ngo yenda mbanze nsubize utubazo duke abantu bagiye bambaza. Aba medical doctors bambajije ibyo kubona akazi muri Canada. Ibintu by'abadogiteri kubona akazi muri Canada uvuye hanze ya Canada, navuga ko bitoroshye, bica inzira nyinshi. Bisaba kuba umuntu ari mu gihugu, icyo ni cyambere, kuko babanza gukora assessment ya education yawe, binyura muri etape zitandukanye. Hakaba n'ama exami bagomba kubanza gukora, hakaba ibyo bita residency, ngira ngo ubwo baba muri medicine baba babyumva cyane cyane zo mu byaro. Umuntu wize mu mahanga atangirira mu byaro, muhereza kujya gukora residence ye muri rural areas mbere yuko ashobora kuza gukora mu mahopitali manini yo mu mujyi. So ni etape ndende rero, navuga ntabwo nigeze nzicukumbura cyane, ariko nzi ko hagomba kubaho assessment ya education yawe. Hari ikizamini ugomba kubanza gukora, hanyuma babona bihura bakagushyira mu residence, muri residence ukazajya gukora. Ni nka practical niko nayita, cyangwa internship. Hanyuma by'umwihariko muri Canada dufite university yitwa University of Manitoba. Iyo university ifite porogaramu yihariye yo gufasha abadogiteri bize hanze ya Canada, kugira ngo babashe kubona license yo kupracticinga muri Canada. Ni ntekereza ko ariyo yonyine ubu ngubu yamaze gufungura muri Canada ikora ibyo bintu. Ariko rero requirement zisaba ko uri mu gihugu ufite n'ibyangombwa, ntabwo umuntu yakwapplyinga ari mu mahanga. Ubwo rero nta makuru menshi nabitangaho, keretse ari umuntu uri mu gihugu, hanyuma umuntu akaba yamugaidinga akareba kuri university, akareba etape bigenda binyuramo. Ubwo amakuru yo mu zindi ntara ntabwo nzi uko byaba bimeze, keretse hari abantu benshi babikeneye nkabashakira ayo makuru. Ariko ubundi nibyo nabivugaho, nta byinshi mfite byo kubivugaho. Abantu babajije ibintu bijyanye no kwiga laboratory technician. Ahantu narebye hatandukanye, amashuri menshi atangiye porogaramu hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3. Amashuri ahendutse, ishuri rya Niyo nabonye ari ryo rifite ibiciro biri hasi. Ku mwaka one academic year ni 9,900, ngira ngo na 370 cyangwa na 737, ntago mbyibuka neza. 9,000 gutyo, hafi 10 by'idolari rya Canada. Ubwo izo ni nka miliyoni zingahe z'amanyarwanda, 900 gutyo. Ku mwaka umwe porogaramu ikamara imyaka 2 cyangwa 3. Hanyuma bikaba ari ibintu bifite akazi kenshi hano cyane, kandi banahemba neza. Hanyuma
ibintu bya green card application biracyakomeje. Murabizi ko tuzageza mu kwa 11 itariki 5. Ubwo abantu mukomeze mutange application, hanyuma baba babonye nk'iyi video bwa mbere bumva bakeneye ubufasha umuntu arabibakorera. Ndaza kongera nshyiriho link y'ahantu ushobora kunyura ugashyiramo information zawe ukatacingaho n'ifoto, hanyuma ngahita mbibona nkazagutangira application. Nabonye hari umuntu wanyandikiye avuga ngo iyo umuntu yibeshye akaba yaratanze application already ya green card, nimba ashobora kongera kugira ibyo akosora. Amabwiriza bashyizeho bavuga ko iyo utanze application irenze imwe muri pre-selection mbere yuko bakora random selection bahita bagukuramo kuko iyo ni duplicate. So na makuru bishyiriyeho, hanyuma bibutse ko aba batipe bo baba bari very honest. Ntabwo ari nkatwe iyo bavuze ikintu niko kiba kimeze. Nimba bavuze ngo gutanga application irenze imwe ni duplicate, bashobora guhita bagukuramo, ubwo niko bigenda nyine. Pre-selection bafite system ikuramo ama duplicate ikayashyira ku ruhande. Wa nimba izina ryawe information zawe birimo kabiri bahita bakuvanamo, ntabwo ujya muri pool yaho bazaselegitinga. So ngibyo uko bimeze. Ubwo rero mukomeze mutanga application, hanyuma ndashyiraho link wikeneye ubufasha yakuzuza information. Ndumva nshobora kuba maze gukorera abantu nka 50 yenda, niko nibwira nka 50. Abantu nka senkane. Iyi ni bitwara umwanya muto, uyu muntu ashobora kubyikorera. Narabisobanuye nta tandukaniro riri mu kuba nagutangira application indi hano cyangwa nawe wayitangira. Nta kintu bihinduraho, nta mahirwe byica, nta nayo byongera, amahirwe namwe. Muri comment rero abantu yenda bambaza nk'ikibazo kuri comment, akenshi ntabwo mbona umwanya neza wo kuba nanyura muri commentaire zose. Hari igihe njyaho bitinze, nshobora kujyaho ugasanga ngusubije hasize nk'icyumweru cyangwa iminsi. Ibyiza ufite ikibazo kiri related na video yenda mba nashyizeho amakuru nari maze kubaha, ni byiza guhita unyura kuri Telegram group, mba nashyizeho link ukajoininga, none ukanyandikira inbox ukaba wambaza icyo kibazo, cyangwa se wakumva ari ikibazo n'abandi bakungukiraho ukaba wakibaza kuri group public, nkaba ariho nagisubiriza. Nibyo binyorohera kuruta gutegereza ko nzaguha igisubizo kuri commentaire uba wanditseho. Mba nzagusubiza ariko bishobora gufata igihe kandi wari ukeneye igisubizo cyihuse. Ndumva ari ibyo. Ubwo na Telegram group link nayo ndayishyiraho, hanyuma yenda nsoza ikindi nuko nzabakorera video ubutaha amakuru ajyanye n'ibintu byo kuza muri conference, kuza uje kwitabira conference, hanyuma ukaba ariyo invitation usabiraho visa. Ibyo ngibyo nzabibaha amakuru, mbahe n'amalinki y'ama conferences atandukanye agenda baho, hanyuma umuntu uri ubona abarizwa mu cyiciro runaka ku buryo iyo conference yagira ikimufasha, no ashobora kuyatendinga akayisabiraho visa yo kuza muri Canada. Ntekereza ishobora kuba yanakoroha kuruta visitors visa isanzwe. So ayo makuru nzayabaha ubutaha. Reka rero twivugire ku bya visa. Visa yo kuza gusura muri Canada ifite requirements zitandukanye. Requirements zitandukanye ndagenda nzivugamo muri makeya. No kuvuga ushobora kuba wicaye ukavuga ati ese mu gihe cya konje zanjye wajya kwiruhukira nkajya kureba Canada kwimeze, no waba hafite inshuti ukayisura cyangwa umuryango. Hari ibintu bitandukanye bakenera. Icyambere umu office utanga visa, bike ko umuntu utanga visa aba yicaye hari muri office application ni uzinyuramo akazireba akayisoma neza. Avuga ko akenera ko umukonvinsinga ko ufite impamvu zizatuma usubira iwanyu igihe cya visit wavuze kirangiye. Mu bintu rero akenera ko umubwiraho, urugero nuko ufite akazi, ukaba waba uri muri konji, ukaba ufite akazi ukerekana employment letter, bikaba na byiza basobanuye ko uri muri konji, which is good. Ukaba ufite umuryango, ukaba unyarutse ngo usure ariko ufite umuryango usize,
ukaba ufite financial assets cyangwa properties, ibintu by'imitungo iraho itimukanwa kandi ifite agaciro k'amafaranga atari make. Ibindi bashyizemo ni ibiki, ufite urugo, nawe ufite urugo rwawe. Ibyo ni ibintu bimwe batondetse nyine bishobora no kumwereka ko uzasubira iwanyu urangije visite yawe. Ubimwereka ute? wandika iletere nawe isobanura impamvu y'urugendo rwawe, igihe uzazira, igihe uzasubirayo, n'ibyerekana ko uzasubira. Warasobanura kuba kusize umuryango, ufite akazi, ushaka kuza gusura, ukunyaruka iminsi ngaho ubundi ugasubira mu rugo. Ikindi akenera kumvisinga ko umwereka ko ufite amafaranga ahagije azakavaringa iyo visite yawe. Ni kuvuga werekana bank statement iriho amafaranga atubutse. Hanyuma biba byiza iyo arenze cyane ayo ukeneye. Nimba uvuze ati ndashaka kuzasura Canada urugero ukwezi kumwe, ugahita ubara ko ukwezi ushobora kuba ufite ahantu ho kuba, yenda $100 ushobora gukoresha za Airbnb, $100 yenda nka 600 ni urugero. Itike kabihagaze hagati yenda $1,200 n'Ibihumbi 2,000. Ukazaba ufite n'utundi dufaranga ku ruhande twama expenses, kurya, gutembera no kuzagura utuntu tw'utugifuti uzashyira abantu. Ukaba ufite amafaranga atubutse ku buryo mu by'ukuri kurumva ntiwaba ufite nk'Ibihumbi 3 kuri konte n'urugero, hanyuma ngo umu office abone ko ibyo Ibihumbi 3 wiyemeje kubitanga kuri visite hanyuma usigare nta kintu ufite kuri account. Ndumva ushobora kubyumva rwose, kandi yenda ufite umuryango, ufite n'izindi nshingano. Ni ugutekereza cyane, ugomba kuba ufite amafaranga atubutse rwose, kandi agomba kuba amazeho igihe. Ndumva narabonye bavuga ko agomba kuba amazeho amezi 4 nimba atari 6. Bagusaba bank statement y'ayo mezi, umuntu yareba detaye neza. Hanyuma ikindi bavuzemo ni ikihe? So ikindi ushobora gukenera medical exams. Hari igihe bazigusaba, ni ibintu mu office ashobora kukwisabira bitewe. Hanyuma ushobora no gukenera invitation letter. Abantu rero bakunze kumbaza ibintu bya invitation letter. Invitation y'ubundi ubwayo navuga ko nta ngufu nini ifite ku bintu bijyanye no kubona visa yo kuza gusura. Ibi ifite agaciro ni situation yawe, niyo ifite agaciro kanini kuruta invitation. Invitation ishobora kugira agaciro mu gihe umuntu ushaka kuyiguha cyangwa uje gusura ari umuntu mufitanye isano rya hafi, mushobora no kwerekana nyine proof. Urugero umuntu uri related mushobora kubona nka birth certificate zerekana ko mufitanye isano, yenda se muri abavandimwe cyangwa hari ukundi kuntu mufitanye isano, mushobora kubona icyemezo cya leta kibiprovinga. So iyo invitation iba ifite agaciro cyane, kuko urugero nk'umuvandimwe ushobora kumutumira ukaba wakiyemeza no kuba wakavaringa urugendo rwe rwose, kuko ni umuvandimwe. Nubwo nawe bitavuzwa ko yakerekana yenda iyo bank statement n'ibindi bamubaza bituma zasubira iwabo, kuko umva no kuba ufite umuntu hano bishobora kuba impamvu yo kuvuga atashobora kugenda ntagaruke. Ariko umuntu ashobora gutanga invitation akavuga ko azakavaringa urugendo, bikaba byakoroha. Na wa muntu yaba afite amafaranga bikaba karusha. Invitation rero y'umuntu w'inshuti se cyangwa undi muntu mutanaziranye, navuga ko ari formalite kugira ngo babone ko ufite umuntu uzagufasha kumenya ahantu, gutembera, akakugaidinga mu gihe uzamara. Cyangwa se akaba yanakiyemeza akavuga ati nzaguha icumbi n'urugero, kuko ibyo urumva ko bigenda bigabanya amafaranga runaka bashobora kukubarira, wakagombye kuba werekana. Cyangwa akavuga ati uyu muntu nzamutunga. Ubwo rero invitation akenshi ikunda gusabwa ku bintu bya visite, ariko mwumve ko atariyo ifite ingufu. Kuko invitation nk'ubu nayigukorera, ariko uramutse utujuje biriya bindi bisabwa rwose ntabwo nibwira ko visa byakoroha ko uyibona. Invitation rero iyo umuntu yemeye kuyiguha ashyiramo imyirondoro yawe, amatariki y'amavuko, ashyiramo isano mufitanye cyangwa ubundi buryo muri related, agasobanura impamvu y'urugendo rwawe ugomba kuba wabimubwiye, agashyiramo igihe uzamara,
muri Canada, agashyiramo agasobanura ukuntu uzishyura depense z'urugendo n'uko uzabaho, akabishyiramo, hanyuma agashyiramo n'itariki uzasubirira iwanyu. Hanyuma umuntu uyiguhaye nawe agomba gushyiraho imyirondoro ye, amazina ye, itariki y'amavuko, aderese, akazi akora, nimba se ari umusitizeni cyangwa permanent resident, agashyiramo fotokopi yerekana nyine status ye muri Canada, nimba ari bashobora kwemera citizenship card cyangwa se certificate ya citizenship cyangwa ikarita ya permanent residence n'ibindi. Hanyuma akanivugaho, agasobanura nimba afite umuryango, amazina y'umuryango we, amatariki y'amavuko yabo, n'ay'umufasha we n'abana, byose ibyo bintu akabishyiraho iyo bihari. Ni ukuvuga ni letere nyine igutumira gusura, inasobanura uje gusurwa, igihe wowe aje gusura nyine uzamwakira n'urugero, ugomba gutanga izo detaye zose. Hanyuma mbibutse ko n'umuntu uje gusura nawe akeneye gukora iretere ye, nawe akisobanurira ibye, akavuga uko aje gusura, agasobanura ku ruhande rwe, nimba afite umuryango akawushyiramo, imitungo afite, akazi akora, impamvu aje gusura Canada, impamvu yayihisemo. Urumva umuntu ugiye muri vacation ushobora kukubaza ati ubwo se gute wahisemo kujya gusura Canada ko hari n'ahandi hantu henshi ho kujya? Ibyo ngibyo uba ugomba kubisobanura, ni ibyongera amahirwe. Iyo document nayo rero ukayishyiramo, ukayitanga. So nuko rero bimeze, nizo requirements ziriho, ziba ziri kuri website, ntabwo ari amakuru abahishe, umuntu wese abashobora kuyabona, hanyuma mukaba mwakwigerageza amahirwe. Application biba byiza mukoze iya online kuko birihuta. Hanyuma kandi mu Rwanda dusigaye dufite visa application center ya Canada ifasha abantu mutangira za biometric. Ushobora kujya gutangira application yawe, ari naho ushobora kujya kohereza passport baramutse baguhaye visa, bakabigufasha, bakabigukorera. Kandi byinshi babikorera, byinshi cyangwa byose, banza na byose babikorera ubuntu, nta kintu bakwishyuza. Tuvuge utanze application ya visitors visa online, hanyuma bakaguha note ko ukeneye kujya gutanga biometric uri mu Rwanda, ujya kuyitangira mu Rwanda kuri center, nta kintu bakwishyuza kuko wishyura Canada. Wamaze kubishyiraho yenda barabikubaza, bashobora kubikubaza ugahita ubyishyura na application, ni $85 ya Canada. Hanyuma ukajya gutanga ibyo bintu bya fingerprint. Bitangirwa hariya mu mujyi, ngira ngo kuri City Plaza, City Tower City Plaza ni hehera ni kuri City Tower hariya mu mujyi rwose. Nuko bimeze. Ubwo rero nayo makuru y'ibintu bya visa. Gutanga application biroroshye cyane rwose, umuntu arabyikorera bigakunda. Ukeneye ubufasha umuntu ashobora kukugaidinga, ariko ntabwo bigoye, ntabwo bikeneye ko wabitangira amafaranga runaka kugira ngo ubikoreshe, keretse wumva koko ubufasha ubukeneye, nibwo ushobora kubitekereza, ariko ubundi biroroshye kubikora. Nuko ufite document zawe zimeze neza, ziri muri PDF, letere yawe ukashyira muri PDF, ushobora gushyiraho fotokopi ya passport ukayishyira muri PDF, hanyuma ibindi byangombwa ufite, bank statement yenda n'ibindi byangombwa by'imitungo ushobora gusobanura, nabyo ushobora kubishyiraho byose online, ugatanga application, ibindi ugakomeza ubikurikirana. Numva rero muri make ari uko kuntu bimeze. Ni process iri very straightforward, idasaba ibintu byinshi cyane. Hanyuma rero ubutaha nzabakorera ku bintu by'ama conference, kubera ko haba ama conference atandukanye mu bintu byinshi bitandukanye, mu bintu by'ubuzima. Abadogiteri, aba infirmier bashobora kwattendinga ama conference abari iminsi 2-3. Mu gihe ubona topic izavugwamo, ibintu bazapresent uzaba ubibenefitingamo, ushobora no kubisobanura impamvu ushaka kuyatendinga. Ushobora no kuba umupresenter, ushobora no gusaba ukazaza uri nk'umupresenter. Amafaranga basaba nabonye atari menshi cyane kugira ngo witabire conference. Ayo makuru rero nzayabegeranyiza, hanyuma mbereke na ama conferences atandukanye agenda abaho. Buri mu mwaka barimo ama conference menshi cyane, menshi mu byiciro bitandukanye, abashobora kugerageza nabyo bashobora
kubigerageza. Numva rero hari ibyo yenda kanyuma ko kongeraho, nababwira ko mu ma opportunity agenda aboneka muri Canada amenshi asaba gukora language test, icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa byombi ku muntu ubizi, hanyuma bikaba karusho iyo ushobora kubona level 7 mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Iyo level guhesha amahirwe menshi cyane rwose, ushobora kwinjira mu byo twita express entry ya government, ukaba wabona permanent residence bitagoranye. Ubwo rero niba mujya mubitekerezaho, ni byiza kureba uko mwazakora ziriya test. Umuntu waba warakoze language test nka IELTS cyangwa se TF cyangwa test de connaissance de français cyangwa test d'évaluation y'igifaransa, izo test ebyiri, imwe muri zo, cyangwa se ukaba warakoze icyongereza ukaba warabonye band ya 6.5 and above, ariko nibwira ufite 6 hose muri speaking, reading, writing and listening, ukaba ufitemo 6 hose, no kuvuga uri kuri level ya 7. Iyo level ya 7 ku cyo twita CLB, Canadian Language Benchmark, ushobora kwinjira mu byo bita express entry mu gihe ufite experience mu kazi, warize yenda ukaba warize nka university cyangwa bachelor's degree cyangwa ukarenzaho, ukiri muri range y'imyaka hagati ya 21 na 45, ukaba ibindi ni ibiki navugaho. Hanyuma ibintu wize bikaba biri mu bintu bikenerwa cyane muri Canada, ibintu by'ubuhinzi, ibintu by'ubuzima, za construction, IT, ibintu bya business, ukaba uri mu nzego z'ubuyobozi muri ibyo byiciro. Ni ibintu nk'ibyo mushobora kurebaho. Ariko ururimi ni key rwose muri izo porogaramu zose. Usibye ibindi, ni ukuba wagira amahirwe ukabona job offer mu bintu nagiye mbereka byo gushakisha utuzi. Nawe wabona job offer ishobora kuba inzira, ariko ururimi mu bindi byose ruri imbere cyane kandi rivuye hejuru. Nuko bimeze, ndumva muri make arayo makuru nabaha uyu munsi. Hanyuma uramutse ari ubwa mbere ubonye iyi video, mba narakoze video zitandukanye zibaha amakuru y'ama opportunity aboneka muri Canada mu byiciro bitandukanye, ushobora kureba n'izindi. Hanyuma wagira ikibazo ukaba wambaza cyangwa hari ukeneye amakuru yihariye. Reka rero mbifurize gukomeza kugubwa neza mu byo murimo byose, mukomeze kugira amahirwe kandi muhahe muronke. Ubwo naho utaha turi kumwe. Ciao ciao.